oya isi reka nongere nkwifurese ibihe byiza cyane wakoze subscribe kuri Nzinzi wanzigiye reka twongere tukubwire ngo uri umuntu umugabo cyane it's a boy ni Jean Marie Vianney uwitonze behind ya kamera nkuko bisanzwe n'iteka ryose amena mvugira ngo amena Nzinzi amena ombasha so ngira ngo murimo murabibona hano ngira ngo ni kenshi tujye tubabwira ko nabo bashoboye tunagenda tubasuhuza aho bagiye batandukanye yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba muri East Africa yaba ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ababana n'ubumuga bose reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibafasha ariko hagati aho ngaho harimo n'abantu nta muntu ubana n'ikintu adakunda abafite ubumuga yego urakoze kunkosora ngira ngo hari abantu babumva ngo ntago bashoboye ejo hari nabo twaganiraga bambwira ati nyuma yo kwiga amashuri agiye atandukanye nyuma yo kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye ariko nagiraga ikibazo nasaba akazi bakakanyima ngo umuntu nkawe utabona ni gute wakora akazi ariko ndashima ko barangira ikizere so reka tuguye ikaze urakoze cyane amakuru yawe umeze gute amakuru yanjye ni meza nyuma ya gitari nyuma y'ibitaramo uyu munsi noneho uri kuri moto uyu munsi uri kuri moto Spiro bayita Spiro ngira ngo cameraman nawe aradufasha agende ayigaragaza neza guhera hasi urayibona ipine ry'imbere ngira ngo baragenda babibona neza bazamuke bareba amahembe yayo hanyuma noneho tuze gutambika neza bura no kumanuka cyangwa no kuzamuka hanyuma tubanze tunabereke ngo nta zuba nta mvura ntaki kirazira kuri Spiro nta byimvura nta zuba ariko umusaza arategura koko Nzi Nyabugogo urajyayo se wayase kandi nzingira ngo reka tubwire abantu ko kwanza ino moto turimo kubona bimeze gute iyi moto wayikodesheje iyi moto ni yawe iyi moto bihagaze gute bakoze cyane nyuma y'igihe kinini abamotari bandya ibiceri byinshi najya mbishyura nkabishyura menshi urumva yego nanabishyurayo mbatwaye bakandandenza nkasubira inyuma yego kandi nkasubira inyuma bivovota yego narasenze Imana iramfasha yego abafana banjye baramfasha nukuri abakunzi banjye baramfasha nukuri pe udufaranga bagenda bama baririmbira ngira ndatwegeranye niguriramo Spiro izagende Prasa bivuga ngo iyi moto ni yawe iyi ni gwanjye ahubwo wowe shima Imana urumva ko bivuga ngo bya bigano twajyaga tujya gukorera mu misozi hehe no kongera gutega bisi kirazira tuzavuga na Spiro y'amashanyarazi itangiza ibidukikije kabisa urabona ko nta bintu by'imvura nta zuba n'umutaka nese nkugura ntibabibona se barabibona amakuru urayafite amakuru nayabonye bandaburije igihe kinini bakuraburije igihe kinini ariko kuni ko gufata icyemezo nk'umugabo mano buriya rero nabafite umuga nkubwiza kuri amafaranga yacu amarwa na moto yego kubera ko gutega bisi biratugora hakaba ko dusanga zanuzuye bakanga gutuma umwanya twicara mu myanya yacu bayicayemo niyo mpamvu ubona kugira ngo uzagura akantu gashyashya amafaranga menshi asirira muri transport za moto nukuri pe hakaba nabo baduhe bakagira kuduhenda bamwishyura menshi bamubwote wabaye imfuro kansubiza amafaranga kayakwima nukuri mana ariko gusa si bose abamotari b'imfura hari abantu b'imfura nahaye icya5 mu 15 yanga kuyakura tereka negereze Nzinzi aze kubibona yongere nyamusubize ariko abandi ngenda nyabaha nzi abantu bose ntago ari babi bose kandi abantu bose nta nubwo ari nabeza ariko bose tuba tugomba kubana nabo kandi tukabana nabo amahoro cyo nakubwira cyo mu buzima bibaho cyane kuba dufite ubumuga ni kimwe cyane n'abatabufite nabo bahura n'ingorane nk'izo duhura nazo cyane kabisa urazi ko wenda sibanga pine yanjye ni 1 2 3 4 5 ndayivuze iyo pini ni iki impamvu nyivuze najya nkubwire ko imaze kumpombya yego
kubera kwishyura nyine kuko telefone yanjye hari ukuntu ivuga namara gushyiramo rezo zaba nkeya ntibigaragare nkongera nkasa n'utangiye bucya nkakanda pine yego nashyiramo pine kumbe ndi kwandika amafaranga uzi ko 1 2 3 4 5 yego niyo pine yanjye nakoreshaga noneho urumva ko ari 12,345 cyane nkaba ngiye kumwishyura 1,000 nkaba mwihere 12,445 yewe we wa mubare wanjye nkibwira ngo ndi kwandika pine kumbe ndi kwandika amafaranga nuko jye bananyiba ntutagira ngo hari unkora mu mufuka ariko Imana izabahana Imana bababarire we jewe ntago nabahanisha Imana ni nyampuhwe ahubwo izababarira bitewe nuko umuntu nyine ikingenzi nuko batabikomeza ntago babikomeza bakihana nzi hari ikibazo noneho nshaka kugira ngo nkwibarize ariko nanabariza n'abadukurikiye iki gitekerezo cya moto cyaje gute kuko hari byinshi wakabaye warakoze ino moto kuki ariyo yaje ku mwanya wa mbere impamvu nagombaga kuba naraguzemo n'akabanza yego cyangwa se nkaba nagura n'ikindi yego ariko nyine kubera ibibazo duhura nabyo mu muhanda yego kandi urabizi imisozi dukunda kugenda nabuze reka nshake akabando yego noneho karanayazana none si iyo ndi mukuririmba ko bari gutwara abagenzi cyane karabatwara cyane pe nkaza kubona rwose icyo gitanu urumva ko ibintu bikagenda bigenda ukabona ya transport yo kujya gukubita umurya hahandi ngira ngo abantu baza kutwandikira muri comment nzi hanyuma ngira ngo hariya gitari yawe ndabona ko wayirambitse avuze ati uyu munsi reka nyirambike hasi hanyuma nze mbereke ikindi gikorwa mfite ahangana ugushimira abafana banjye abafana banjye nibo batumye mbona iyi moto yego abantumira mu birori bakampa amafaranga yego abankandira subscribe bakareba amashusho yanjye yego nukuri abo bose ndabashimira nibo batumye mbona kano kamoto nta muntu n'umwe utaragize umuntu wese ubona kuri umuntu wese warebye kuri Nzinzi wanzigiye kuri YouTube channel yanjye yego niwe wanguriye ino moto uwo wese yanguriye iyi moto none hari ikintu ndimo kwibaza nicyo gikorwa cy'indashyikirwa waba waraguze cyangwa hari n'ibindi nyine biri inyuma uzagenda wereka urakoze intego mfite yego nuko nabona ari imodoka none nkajya ntwara n'abantu benshi yego n'abagenzi banjye bafite nk'ikirori nkabatwara yego ariko nk'ubu hagize mugenzi wanjye ugira ikibazo cy'uburwayi yego ntabwo natinya kubwira umumotari wanjye ni ngwino utware umuvandimwe umugeze kwa muganga cyangwa se bihanaha nyine iyi ngiyi irahaha ikanadufasha muri transport ariko kuko byavuye mu bafana yego ndateganya ko n'ubundi abafana banjye ntibagamburura baracyanshyigikiye cyane n'imodoka nzayigeraho imodoka uzayigeraho mfite icyizere nzi hanyuma byagutwegeye kingana iki kugira ngo utekereze moto ni umwaka kuva mu kwa mbere none utangiye gusevinga kuva mu kwezi kwa mbere niba atari ibanga ino moto yaguhagaze amafaranga angana gute ko mbona ikiri nshyashya iracyari nshyashya 1,600,000 yego banshyiremo imiyaga gusa nyine ntago yari yuzuye cyane natanzeho make natanze 1,50,000 yego andi banyemera ko nzangenda nyishyura mu byiciro kandi nta nyungu reka tunabashimire nuko ndanabashimira cyane kuko aravuze uyu muntu uteye intambwe atanabona akavuga ati reka ngire ko nanjye n'umuntu wari umbwiye ko hari promosiyo ari i Remera ndavuga rwose kuki koko ntayigura yego hanyuma hari ikindi kibazo ndi bwibaze hari ibindi bikorwa twagiye tubona birimo amamashini ngira ngo nirinze kukikubaza ziriya mashini ngira ngo twagusanze ahantu rimwe wenda ni ikiganiro tuzajya gukorerayo nazo bakazireba imashini nazo zigaragara ko ari imashini zidoda kandi mfite amakuru ko ari izawe zidoda ziraboha ni imashini ziboha imyenda z'imipira ziboha amajipo amakanzu ingofero amafurari ziriya naziguze ndi kubona abagenzi banjye nahuye na mugenzi wanjye utabona ari gusabiriza kandi yarize inshuti yanjye yego yarize ariko nta kazi yabona kubera nyine ikibazo afite tanzigura kuko ningize amahirwe nanjye ibonye ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga
nshaka gukora toriye yo gufasha abagenzi banjye bafite ubumuga bwo kutabona bafite amahirwe y'uko bashobora kuba bazibohesha kuko mfite ingero nyinshi nzabibamurikira mu butaha cyane mfite abakobwa babiri bazi kuzibohesha kandi batabona ubu rero ndi gushaka kugira ngo nkora toriye ntabwo izaba ivangura wenda ngo abatabona wese ufite ubumuga ufite icyizere cyo kubaho agomba kuza muri ya toriye akiga kudoda ni ukuri rwose akiga kudoda kandi urebye nta n'amafaranga nzabaca oya icyo bazaba basabwa wenda ni ugushaka uburyo bwo kubaho gutega wenda kugira ngo bahagere yego imana imfashije ubundi ifite intego yo kubaka n'inzu yajya icumbikira ba bandi nyine badafite hepfo no haruguru ariko kandi bafite icyizere hanyuma ni iki kiri buze kwisabira wenda ari abantu bagukurikiye cyangwa se kuko bino bikorwa urumva ko biba birebwa nanone na leta nanone hari ukuntu bigomba kuba yasapotinga yafasha hari abo byanga bikunda bireba niyo mesaje uri buze kubahereza kugira ngo wenda niba na ngombwa bazagutera ingabo mu bitugu bagushyigikire kuko numvishe ibikorwa urimo gutegura ni ibikorwa binini kandi bifite akamaro urakoze yego leta n'ubundi ni umubyeyi yego n'ubundi no kuba dutinyuka tukabigeraho nk'ibi ni ukubera ko ari leta iba yaraduye hari ukuntu ubu iragira icyizere oya reka nkwereke bivuge gutya yego dufite nyakubahwa perezida Paul Kagame ni ukuri ni umubyeyi wacu ni mwarimu wacu ni mwarimu niyo yavuze ngo twiheshe agaciro cyangwa twihangire imirimo abibwira abanyarwanda bose harimo n'abafite ubumuga yego aha rero ngewe ndanamushimira by'umwihariko cyane hashimira n'abayobozi kugera ku nzego z'ibanze cyane kuko baradufasha pe baradufasha uretse ko hari bamwe usanga bavuga ngo nta kintu leta idufasha nyine kubera kwiheba no kuba mu bwigunge yego aha rero ndakangurira bagenzi banjye gutinyuka ntabwo yari impano pe gutinyuka si impano narayikoreye nzi dukeya bagenda bampa nka twegeranye yego twavuye nk'iyi moto ni ukuri niya toriye nshaka gukora rero yo izaza rwose noneho yunganira leta mu gufasha abandi bafite ubumuga kandi bihebye bariyo bazi ko wenda ntacyo bakora yego maze kubona abakobwa babiri babohima bakoresheje imashini yego nahise ngira icyizere ntangira n'iyo poroje yo kuvuga ngo reka nzafashe n'aba bandi noneho nabo babikore kandi leta nibona turi gukora ibyiza izabishyigikira usibye na leta undi muntu wese unkurikiye kuri nzinzi waziye afite umutima wo gufasha rwose yadutera inkunga tukabona aho dukorera imashini turazifite ariko ntidufite aho uretse kuba tuzifite mu nzu tubamo aho tuba ducumbitse ariko dukeneye atore dukeneye inzu y'aho twazishyira noneho n'aba bagenzi banjye aho bakwisanzura noneho bakabyiga hanyuma nzi hari abantu wenda bagenzi bawe cyangwa se bafite ibibazo by'ubumuga bigiye bitandukanye ariko babona amahirwe yo gukirigita ku ifaranga ariko ugasanga ntabwo barimo kubona ahantu arimo kunyura ntihagire n'ikintu kivamo kigaragara ubwo ni nko gusesagura aba bantu baraza kubabwira iki kuko barahari direkite bahita bajya mu kabari direkite bakaba bajya ntubashakire mu batabona mu ngeri zose yego ariko by'umwihariko niyo turimo kuganira kandi ubu uri ambasaderi wabo icyo nababwira cyo ni uko gusevinga ni ikintu cyiza yego kandi umuco wo kuzigama barawudutoje ku buryo badushyiraho ibigo n'ibimina n'iki yego yewe mba mu tumina n'ubwo duciriritse ariko uhera ku gihe kizana ibimina birahari yego kandi birazamuka yewe kandi nanjye nahereye ku kimina cya desa ngeze ku cya 3 ngaho urwo ni urugero ruba rufatika hanyuma nzi rero turimo gusoza urabizi ntabwo twakure hari abantu baba bagukunda barabona moto ni byiza kandi congratulation ariko ufite na gitari ahangaho iyi nayo hari ukuntu ari isoko rwose n'igenda ivamo y'imigisha ibyishimo muzi abantu bakwishima abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose turashoboye hari abafite ubumuga bwo kutabona abafite ubumuga mwibaheza mu bikari abafite ubumuga mwibaheza mu bikari iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara
urashoboye disability is not inability disability is not inability disability is not inability disability is not inability dufite intego y'ubuzima dufite intego y'ubuzima urashoboye nayo isohoye iri kuri YouTube channel yanjye bashobora kuyibona yego bashobora kuyibona bakabonaho Nzinzi Wanzigiye yego indi turashoboye by Nzinzi yego aha ngaha rwose bayibona ngaragazamo ko nyine umuntu ufite ubumuga ntabwo ari we muntu ntabwo ari umuntu udafite agaciro cyane ni umuntu ushobora kugira ashobora warebonye ko dufite abanyamakuru dufite abacuruzi yego dufite abagenti yego dufite umva nibe abacuranzi abarimu abaprofeseri bakomeye cyane kandi bafite ubumuga ngi rero bagenzi banjye be kwiheba inshuti zanjye abakunda abantu muri rusange bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose atari abatabona gusa yego badushyigikire pe babashyigikire iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara ni ukuri rwose so rero ngira ngo ni Jean Marie Vianney uwitonze nk'uko bisanzwe kuri kamera ngira ngo twe turi kumwe na Nzinzi kuri Nzinzi Wanzigiye wagenda ugakora subscribe kandi reka tubashimira ahantu byavuye ari naho bigeze uyu munsi turabashimira cyane ariko ukibona kino kiganiro uze kongera udutere inkunga nicyo turimo kugenda tugusaba ni Jean Marie Vianney uwitonze behind ya kamera ni Nzinzi kuri Nzinzi Wanzigiye Imana nikomeze iguhe umugisha kandi isubize aho ukuye kubwi subscribe ugiye kudukorera